ku mugabo hari impamvu nyinshi pe nyinshi ariko muri izo mpamvu nyinshi nahisemo impamvu 10 bisobanuye ngo nuwagira indi mpamvu y'ingenzi yaza kunyandikira muri comment tukayongera ku zindi twagiye impamvu ya mbere ituma umugabo ashobora guca umugore we inyuma kuba umugore atakita ku mugabo nkuko byahoze nta gihinduka nukuvuga ngo niba umugabo n'umugore bakibana bakitana amasheri amashushu mu gitanda bimeze neza ahari wenda ashaka kuvuga mukavuga ngo shize isoni ariko nagira ngo mbabwire ko ukoze research ukareba n'amadivorce ari kubaho n'ibintu byose bituma umugabo n'umugore batandukana ahanini insiriri ya mbere va mu cyumba kuri ya meza ya gatatu twize nukuvuga ngo niba umugabo n'umugore bari babanye neza buryo umugabo ni nk'umwana icyo wamumenyereje iyo ukiretse ararakara tangira kwibaza ngo umuntu ntagakinyitayeho nanarebe yuko hari impamvu yatumye cyakina kireka urugero niba mwarimu mwabanaga mudafite abana ejo mukagira umwana umwe mukagira babiri umugore agatangira kwita ku bana umugabo ahita abona ko umugore we yahindutse ariko ntabone ko yahindutse ahubwo ari inshingano zabaye nyinshi ariko ibyo ntago bagomba kubigira urwitwazo kuko umugabo uko byagenda kose iyo abonye utakimwitayeho yigira mu bandi bagore byanga bikora irari rirakura kigendera niba nagushaka umwana akarira ntago ahita abona ko umwana arize ahita abona ko wowe utabyitayeho ngo niyo mpamvu nabwira abagore bongere uko yitaga ku mugabo yongera mwiteho ntago mvuga byinshi cyane icya kabiri ko umugore atakiyitaho ubwe akaba anamugayisha mu bandi hari umugore umara gushaka ntiyongere no gusokoza akamera nk'abandi ngo narasabwe ntiyongere gusokoza ntakarabe ntiyiteho kandi hari umugabo ugira isuku kavuga ati nkeneye umugore wiyitaho ku buryo ava mu kazi agasanga wamaze gukara wavuye muri dushe kare uramutegereje uwo mugabo ntaho yajya ariko niba aje agasanga urasa nabi unuka udahumura umugore agomba guhora akaraba yisiga kuko aba yarakumenye wisiga ibyo ngibyo nabyo bimutera kuguca inyuma akajya kwishakira ba bandi bakaraba icya gatatu kuba umugabo yaragushatse yibeshye akagukunda ko yibeshye ko agukunda kandi ari irari ushaka kumbona devota ndi hariya ndagakobwa keza kavuga ati shira mukobwa ni mwiza nzamushyira mu mago ukamushaka kumbe ntago ari urukundo umufitiye n'irari wamugeza mu rugo uko iminsi yicuma ryarari rigashira ugasigara umubona nk'icyo ntazi ibyo bituma umuca inyuma kuko ntago wamukunze urukundo nyarwo n'irari wari umufitiye ikindi kuba umugabo abona umugore atakimufata neza atamwitaho bityo agahitamo kujya gushaka umuhoza ahandi kirajya gusa n'icya kabiri kuba umugore atakita ku mugabo ari ryo umugore nawe agera mu rugo nabyo biri mu byo tuza kureba ku mugore agatangira kwese ubundi unaje gushaka cyangwa nawe kumva ibyo yaje akurikiye yabibuze bigatuma atakita kuri wa mugabo yaramubwira ati mpereza akamambira ati zihereze nawe yamubwira ati ariko se washyira amazi muri dushe ati we nta maboko ufite icyo gihe ahita ajya kugira gute kwishakira umwitaho icya gatanu kuba umugabo yananiwe gutsinda kamere ya kigabo ituma ararikira umugore abonye wese buri wese ku buryo bworoshye ni indwara y'abagabo agahora umugore wese abonye ntabwo ari abo muri Kongo no mu Rwanda agahora umugore wese abonye ko ari mwiza turiya ntancika uriya ntancika uriya ntancika ibyo bigatuma aca inyuma umugore we yego kuba nta biganiro bizima cyane cyane ikiganiro cy'urukundo hagati y'abashakanye mbese nta biganiro bizima bagira mu rugo buri gihe ari mu matiku baratari mu matiku kuko watinze gutegura ameza uburake wari ukiri hehe bigatuma nta santima mugirira agahita yijya kwishakira abo bakorana icya karindwi kuba umugabo akurikiye ibintu
ashobora guhabwa n'undi mugore yararikiye. Urugero, umugabo ashatse ari umukene, ni abakene baciriritse, ariko hari umugore hirya yiboneye umwihera amafaranga yo kuzamura urugo rwe. Ntabwo yanze wa mugore we babana, ariko arashaka ikimuzamurira urugo ku wundi mugore wo hanze. Ibyo nabyo bimutera guca inyuma uwo bashakanye. aho hantu hasubiremo ako kantu. Hari ukuntu nyine umugabo ashobora kuba ari umukene, nta bushobozi buhambaye afite, akeneye kwita ku mugore we, ariko nta bushobozi bwo kumwitaho afite, atari uko amwanze. Akabona undi mugore hanze barahari umurarikiye kandi ufite amafaranga menshi, agahita avuga ati okay, iki kigoye gifite amafaranga, reka ngende mbona uko nita ku mugore wanjye. Ibyo bireze. Hari n'ababiganira, umugore n'umugabo akabiganira ati kiriya kigoye gifite amafaranga, reka tukirya amafaranga. Ibyo nabyo ni ibintu bitera umugabo. Icya munani, kuba umugabo yarashatse umugore bimugwiririye atamukundaga. Example, duhuriye ahantu wenda mu kabari, turanyoye, turasinze, turaryamanye, bibaye ngombwa ko umuteye inda. Wamutera inda, imiryango igahaguruka igahagarara iti ugomba kumushaka byanze bikunze. Akamushaka kubera ko bimugwiririye. Uwo nguwo iteka ryose n'ubundi azahora amuca inyuma. Icyo kiri mu bintu nabyo gituma umugabo aca inyuma umugore we. Ikindi, kuba umugabo atagiha agaciro uwo bashakanye, akaba atumva uruhare gutera akabariro bigira mu gukomeza umuryango. Icyo ni icya kangahe? Ni icya 9. Kutagira kumva ko ibyo gutera akabariro nta kintu bivuze, kuko bashakanye atakimukeneye, nta santima kimufitiye. Ibyo bikamutera kugira gute? Kumuca inyuma. Icya 10, kuba umugore w'uyu mugabo yarigize indakoreka. Hari umugore w'igishegabo, uhorana rwaserera mu rugo, uhorana amakimbirane mu rugo. Ibyo bituma umugabo abura umutekano muri we, akajya kumuca inyuma. Ayo ni impamvu 10 zituma abagabo baca inyuma abagore babo. Ariko bitabuje ko hari n'izindi mpamvu nk'uko natangiye mbivuga. Ufite indi mpamvu yadufasha akayiduhereza muri comment. Ni byinshi nuko nanga kugira ngo ntatware iminota, ariko ibyo ni iby'ingenzi bituma abagabo baca abagore babo inyuma. Tugiye kurebera hamwe rero nanone izindi mpamvu 10 zituma umugore aca inyuma umugabo we. Abagore benshi baca inyuma abagabo babo, ariko cyane cyane hari ababikora. La majorite abagore benshi ntabwo bakunda guca abagabo babo inyuma. Naje gukora ubushakashatsi nsanga umugore iyo ibyo akeneye byose iyo abibonye ntabwo aca inyuma umugabo we. Ariko rero tugiye kurebera hamwe. Icya mbere, kutanyurwa n'uburyo umugabo amuterera akabariro. By'ameza ya 3 tuziranyeho na mama Minyoni nawe. Urugero, kutamutegura, kumva yuko igikorwa wowe mugabo uratashye uje wumva ushaka nyine kujya kuri ya meza ya 3, ushatse guhutiraho, umugore ntiyiteguye. Noneho igihe atiteguye, igihe atangiye ahubwo kuba yagukenera, ibyawe ukabura birangije. Ibyo bimutera umutima mubi, bigatuma aguca inyuma. Icya kabiri, kuba umugore yarashatse umugabo adakunda. Abagore benshi icyo kintu kibabaho. Kenshi na kenshi umugore ushaka umugabo yakunze n'umwe ku ijana. Umugore ushaka umugabo yakunze n'umwe ku ijana. Ushobora gukundana n'umusore, wa musore ugasanga afite inzitizi zituma atazashaka vuba. Noneho kubera yuko imyaka ugezemo igusaba gushaka, bigatuma ushaka undi udafitiye urukundo cyane, ugashaka kubera ko ari ngombwa. Icyo uri kunyumva? Hari n'abavuga ngo urukundo ruzaza nitubana. Ugashaka kubera ko ari ngombwa, cyangwa ugashaka umugabo kubera ko ari ababyeyi bamuguhatiye, cyangwa ugashaka umugabo kubera ko afite amafaranga menshi, wowe wakunze mbere nta mafaranga afite. Ibyo bimutera kumuca inyuma byanze bikunze. Kuko niba warakundanye na wa wundi ntimubane, byanga bikunda ujya kototera wa wundi, ukajya uryamana nawe kandi ufite umugabo. Icya 3, kuba umugabo ahora muri bizinesi, ntabonere umugore umwanya.
hari abagabo baba muri bizinesi akumva akazi ke nta mafaranga akumva wanamuguta ariko se ko nta mwanya umbonera bimeze gute ati mba ndimo nshaka ibigutunga ariko akirengagiza ko ibimutunga n'iwabo yabihasize ibyo rero bigatuma umugore aca inyuma umugabo. Icya kane, kumva udahagijwe n'umugabo wawe, kugira irari ry'isi kuko umugabo wawe ataguha ibihagije. Mbese umugabo ni umukene, kirasa na cya kindi twabonye cy'umugabo ujya gushaka umugore hirya ufite amafaranga kugira ngo azamure urugo rwe. Kandi birezewe. Hari n'umugore ugera mu rugo akabona za makiyaje zikwiriye ntazibona, akabona kwambara neza ntabibona, akabona umugore nta mugabo ntamusohokana, agahitamo kujya kwishakira umuhagije, ubwo akabaciye inyuma umugabo we. Icya gatanu, umugabo uba kure cyane ugasanga kumutegereza biramugoye. Example nk'umusirikare kuba ari kwitangira igihugu, baritangira igihugu ariko bibagiwe ko basize ibiryo hanze. Buriya umugore ga ni ibiryo bihiye. Umugabo, hari n'abagabo bajya gukorera mu bihugu byo hanze bagatindayo, akohereza amadolari ariko akibagirwa ko wa mugore afite umubiri, akamuca inyuma muri ubwo buryo. Ikindi, kwa cya gatandatu, kuba bafite amakimbirane ahoraho, intonganya zidashira. Nta munezero. Urumva intonganya zidashira mu rugo ntabwo zatuma umuntu anezerwa. Abo umugore w'umugabo bananiwe kwihangana, buri wese acukwe n'undi agacukwe. Ariko ibi byose ntabwo bikwiriye umugore w'umunyarwandakazi. Niyo mpamvu ndi kuvuga ibi byose bigenda bituma abagore baca abagabo babo inyuma, ko atari ibintu bikwiye gutuma babaca inyuma, ahubwo bakwiye kugira gute kubyihanganira, bagashaka yumvamo n'amakosa ayakosoremo bitewe n'izo mpamvu. Nk'uko umunyarwanda avuga ngo icyo dupfana kiruta icyo dupfa, bagashaka icyo bapfa bakagikuraho ariko bakubaka urugo, cyane cyane abana babo. Icya gatandatu, icya karindwi niho ngeze, kuba hari ibyo umugore ararikiye kandi adashobora kubibona ku mugabo we. Kirasa n'icya kangahe n'icya kane, kuba hari ibyo ararikiye. Kubona umugore w'abandi yambaye neza, wowe uhora wambaye mu gatenge kamwe cyangwa se katanafite mwaramutse. Burya ibitenge by'abagore biratandukanye, akumva ararikiye ibindi byo hanze akajya kubisambanira. Icya munani, kuba umugore yaramenye ko umugabo amuca inyuma, nawe akabikora nk'uwihimura. Aho henshi birashika, kuko hari n'abonzi umugabo yigeze guhana gahunda n'umugore kuri telefone ngo basohokere ku Gisenyi. Umugore we nawe yabyumvise, akaba afite umugabo wamuzengereje umutereta buri munsi yaramunaniye, aravuga ati reka mwemerere nanjye mwihimureho. Aho umugabo yasohokeye n'umugore niho yasohokeye, barahahurira. Ariko ibyo gihe byatumye bicara bitekerezaho, babona ibyo barimo bitazabubakira urugo, babivamo baraza bubaka urugo. Icyo rero ntabwo ari ikintu cyatumye niba umuntu akoze ikosa ngo nawe urikore ngo nuko yarikoze. Icya cyenda, kuba umugore yarashatse umugabo ukuze, wenda nta mbaraga gifite zo kumukorera ibyo akeneye. Hari ukuntu nyine kwa kundi twishakira amafaranga, umugabo akaba akurusha imyaka 20 bireze cyane, 20-25 ni umusaza, yewe nta mbaraga gifite, bigatuma wahagera ukavuga uti ese bunaruhiye iki, ugasanga yakugeraho, mbese bikanga, y'ameza ya gatatu bikanga, agahitamo kumuca inyuma, akigira amafaranga arayafite, ibintu arabifite, ibyo kurya n'imyambaro birahari, ariko icyamuzanye muri urwo rugo kindi nta gihari, bigatuma amuca inyuma muri ubwo buryo. Icya 10, kuba umugore abyifitemo nk'ingeso yamunaniye, ameze nka wa mugabo twabonye ubona abagore bose akabonamwo ubwiza gusa, akumva bose yagenda banyuraho. Hari n'umugore rero umeze gutyo, ko aramushatse n'ubundi akunda n'abasore benshi, ingeso ikanga gushira, akamuca inyuma. Ubwo rero abo bose, abo bagore bose, abo bagabo twabonye, umugore wo twabonye, nk'abanyarwanda muri rusange, nk'umunyarwandakazi muri rusange, ntibikwiye. Cyane cyane ko Bibiliya yo itubwira, twe nubwo twigisha umuryango ariko tubijyanisha n'ijambo ry'Imana. Nk'uko Bibiliya itubwira ngo iyo umugabo n'umugore basezeranye mu itorero,
yewe no kwa padiri niko bigenda ahantu hose ngo sinzamurenza abandi bagabo n'umugabo akavuga ngo sinzamurenza abandi bagore. Ntabwo rero byagakwiye ko niba hari ikitagenda twicare hasi tukiganire tugihe umurongo tureke kugira gute guhimana. Niba umugabo anciye inyuma ngo nanjye mwishyure kumuca inyuma, niba nabuze igitenge ngo njye kugishakira ahandi hantu. Oya, umuco nyarwanda si kuvuga, ni ukuri twisubireho twihanure kandi rwose urugo ruzarushaho kugenda neza. Ntabwo mvuga byinshi nk'uko twabivuze ko tuzajya tugira ikiganiro kigufiya. City Hunter soreje hano, Imana ibahe umugisha. Ya mama Nana, Imana iguhe umugisha mwinshi utagabanyije, ariko hari ikibazo ahantu ushoreje ku cya 10. Umuntu yakibaza ati pe umugabo wanjye nibyo koko ndamukunda, umugore wanjye koko nibyo ndamukunda, ariko hari ingeso iri muri njyewe yananiye. Ati mama Nana, iyi ngeso iyi karande nayicikaho gute? Nakegera abakozi b'Imana, nasanga mama Nana cyangwa mama Mignone nkabaganiriza, nabigenza? Yewe uwo nguwo ikintu mbona uretse kwegera Imana akabwira Yesu ati Yesu Kristo rwose ndengera nk'izi ngeso, kuko hari ibintu niba hari umupasiteri watwigishije ku bya karande nayo usanga ari karande. Buri muntu wese agiye afite karande ye atazi ariko ntamenye ko ari karande, ariko agiye kegera abakozi b'Imana bakamukorera deliverance, ni ukuri ntekereza ko yakira. Ya reka tugushimire mama Nana, watanga nomero ya telefone ba bantu narababwiye, se nta muntu ujya wijijisha ngo avuga ati rwose mama Nana ibiganiro mbwira. Yewe mana yanjye, ari ikiganiro natanze mu cyumweru cyashize, narahamagawe n'abantu benshi abangisha inama, abambwira ati rwose ibiganiro byanyu ni byiza. Mboneraho no kubwirana mama Mignone ko nawe yakunzwe cyane, kuko uwo muntu yarambwiye ati wowe na wa mama mukunda gukorana witwa mama Mignone muradufasha muratwubaka. Ariko nyine nahuye n'ikibazo, nahamagawe n'umugabo umwe ambwira agahinda k'umugore, ambwira ukuntu umugore yamuzengereje kandi ko ari umukirisitu uwo mugore. Ajya mukubita akarinki rero. Rero ndamubwira ntumukubite iyo linki kandi umuganirize. Ati umugore tumaranye imyaka 15, atari ko kuva iyo myaka 15 kugera uyu munsi namfata nk'umugabo we. Kuko icyo gihe nyine ni cya kiganiro navuze ngo ibintu abagabo bifuza ariko badashobora gusaba abagore. Ati ni njyewe byose, ni njyewe uri kuvuga. Ati umugore yarananiye. Rero ubwo musenga mwese icyo nakugiraho inama, muhereza izo nyigisho. Icya kabiri kandi urushaho kumusengera Imana. Yego. Ya watanga nomero ya telefone rero urumva bitanga umusaruro. Wasanga na Mije Profisa guhamagara ati dufite ikiraka kwino ujye kutuganiririza abo bantu. 0788 25 65 54. Ya reka tugushimire. Imana ibahe umugisha. Imana iguhe umugisha. Yego.